bari ikintu Imana ihazi ikintu cyitwa kinyamara. Papa, hari abantu basenze bubaha Imana ikeneye guhagurutsa nabo bakarya bakibagirwa ikashira hasi. Amatelefone bitwa tuyacigatiye kujya kubona ukuntu wavuga ukabona umuntu akoresha idolari utarunarizi. Urambaye urari yarababwiye ati ntimureba mumaze igihe kinini murega ipoto gutaka kwanyu mwatatse ndabumva ariko mbagirira impuhwe ariko nimumara kurya mu gahaga turabakangurira kugisha inama Uwiteka mwikora amakosa kubera ko mutagishije inama nimukora ibyiza. Ibihe byo kubahindura ibihe bihinduye abantu bihe bitumye abantu biyambura umwenda w'icyaricyo ibihe bitumye abantu bihuta cyane. Reka nkubwire aho uzihuta utazafashwe no kuboko n'Uwiteka ngo hakugeze ntaho uzagira. Niwe wihuta kubera amafaranga ufite amafaranga azashira ugaruke. Niwe wihuta kubera inshuti ufite inshuti zizahinduka ariko haleluya nukomeza urugendo Kristo muri kumwe uzagera. Ngo nturi abagore bose kandi koko abagore bose udatoye n'ubwiboneraza kuri kamera gaterwa n'ubwibone uzi ubwenge akavuga ati dore uko ameze irambwira ngo abagore bose bagiye kuva mbakuyeho ndabamanuye. Hari abandi banyubashye ngiye kuzamura mu kindi kirere nabo nibatanyura nawe izabamanura karima. Ndavugana n'abasirikare bahamagawe ku rugamba aribo bakozi b'Imana ntinze gutinda nta shaka gutindaho abera bagabura ibyera by'Imana. Bibiliya tubira ngo turabami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Ubwo uri umwami n'umutambyi mu bwami bw'Imana cyakunanira n'igi. Ubwo ndi umwami n'umutambyi mu bwami bw'Imana icyo nabura n'Uwiteka bosi wanjye n'igi. Biravuga ngo muri mukifatanya n'abici gihe muri ibyo yizungura ngo nimujya mugendana nabo ariko ngo ntimukagende nkabo ngo mujye muvugana ariko ntukavuge nkabo. Ni mwitandukanye n'icyaha n'igisa nacyo mwitandukanye mureke kwifata uko mutari. Nibura umukozi w'Imana umukozi w'Imana wuzuye. Hari ibintu biranga umukozi w'Imana nkuko hari ibiranga umusirikare w'igihugu. Buri gihugu cyose kigira amategeko kigendera kigira amahame cyangwa kigira aho kitarengwa ni gutyo bubaka. Nawe mu bwami bw'Imana abantu mwimitsi ingeso mbi abantu mwimitsi ibinyoma abantu mwimitsi mwifasha uko mutari nimwifata uko muri nimuce bugufi icyoro kibi cy'Imana. Umunyangeso mbi ntabwo azaba imbere y'Imana ntabwo ari umeze gutya. N'ufite ingeso mbi nuwanze kwihana nuwanze kurekura gira ibyo urekura rekura ubwo kubeshya rekura ubwo bwibone rekura ubwo butindi buri mu mutima rekura akaguha agaciro utahabwa n'inshuti n'abavandimwe ahubwo kuko wubashye Imana ikaza ikaguha icyubahiro. Haleluya. Iyo twizeye ni inyembaraga iyo twizeye irashoboye iyo twizeye irakora iyo twizeye iratabara iyo twizeye ntabwo ihemuka. Haleluya. Imana yacu ntabwo ari Imana y'intambira kibi. Umunyangeso mbi ntabwo azaba kuwiteka ariko umunyengeso nziza ni karibu kwa Yesu. Dukizwe neza ambara umwenda umwe wihangane uvuge ngo nubwo nambaye umwenda umwe kakorera Imana hihanga gumana n'Imana yawe. Higira umuntu uguhindura higira umuntu ugukura mu kwaha kw'Imana uko numva mu kwaha kw'Imana usibye kwicwa n'ibitotsi by'umurwa nta kindi kintu uzakora. Papa gumuko wahamagawe ni warahamagawe usenga uri kugicanira hari ibyo wavuganye n'Imana hari iby'Imana yakoze hari n'ibyo izakora. Haleluya. Dufite aho tuzi twavuye dufite aho tuzi tugeze dufite naho tuzi Imana izatugeza nidukomeza kuyubaka. Kwihuta cyane siko kugerayo shura kwihuta cyane hari kuwahaguruka mu minota 5 akagutanga kugerayo. Tubonye abantu biga ingendo z'abandi abantu bavuze uko nkuko abandi bavuze abantu bakoze nkuko abandi bakoze uri muri besha gisha inama Uwiteka. Imana hari amakosa menshi wakoze kubera kutagisha inama Uwiteka wahuye n'intambara ndavuga ngo urugamba ge ntizaniye Yesu azarurwana ariko urwa nizaniye biragoye kugira ngo nzarutsinde kuko habaho kwiga ukajya mu ishuri kandi ishuri wishize
turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifurije amahoro y'Imana. Ngiye muri kumva kuri mikoro, nitwa Theoneste Ntirenganya, niyo mazina yanjye. Ndabashuje rero kandi mbifurije kugubwa neza mu mwami. Uraho neza? Uraho neza. Turagushuje mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, Imana ishimwe. Imana rero umugisha kuba dukurikiye, mbibutse gukora subscribe no kugira ngo uko tuzashye ikiganiro mujye mwita mukibona bitabagoye. Ikindi kandi gukora share kugira ngo mudufashe kwamamaza ivuga butumwa ryiza. Yesu ravuze ngo ubutumwa bwiza numara kwira isi yose nibwo imperuka izahera ko wasanga ufite umuntu muri famille cyangwa ufite yawe utari wakira ubutumwa bwiza, ubwo nukora share urabudufashije kuvuga ivuga butumwa kandi urabyemerewe rwose. Imana nibwo umugisha rero kuri yo witeguye kubikora mu mpano z'isi zigize cyane cyane Afrika, Burayi, Aziya, Oceania ndetse na Amerika. Turabashuje mu izina rya Yesu, mujya mudukurikirana comment musho tujya tuyabona. Imana igibaha umugisha mwinshi mu gihugu cy'u Rwanda, rero mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'uburengerazuba. Turabashuje mwese, mujye muyumva mikaze buri munsi. Imana ibaha umugisha. Mu ntego yacu ni ukubagezaho ivuga butumwa buri munsi. Imana nibaho umugisha. Muri mu mirimo yanyu umwajya kuri YouTube mukuma ijambo ry'Imana. Reka twakira umukozi w'Imana. Imana turarikiye atangire yibwira abamuteza amatwi muri kano kanya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ashuje mu izina rya Yesu. Ntabwo ndi umushyitsi ku musaraba ati. Imana ibaho umugisha. Kandi ndanezerewe cyane muri uyu mugoroba mwiza w'umugisha Imana yateguye kugira ngo tuvuge ibyayo. Imana igumugisha. Imana igumugisha kuba witabiriye ubutumire. Imana ikagutuma ukemera. Witabye Imana mu yandi magambo. Wemeye ko umukozi wayo. Imana igumugisha rero. Ikintu umukozi w'Imana kurwanira mu mubiri icyo kishabana. Papa, Imana twageze mu mujyi wa Kigali tugiye muri Yesu. Niho honyine Imana yahinduye amateka. Twageze muri Yesu twarazahaye gukorera Imana niba ari ikintu kiraryoha. Ahubwo bigusaba ese ngiye nkorera Imana gute? Ngiye mama Debora nkorera Imana mbe mu kirere cyanjye kiye. Rero iyo washatse kuva mu mwanya guma uko wahamagawe, iyo washatse kuguma uko utahamagawe, ugashaka kujyana ubushuti na runaka, kwigira umuntu wa danje, kuba umuntu ukomeye, kuba umusitari, menyekane, Imana gusubiza hasi ishuri utigeze wiga. Ikindi niba ari ikintu Imana ihaza ikintu cyitwa kinyamara. Papa, hari abantu basenze bubaha Imana ikeneye guhagurutsa nabo bakarya bakibagirwa ikabashyira hasi. Icyekero n'umunyarwanda cyo mugare ngo ikinyoma gihabwa intebe rimwe, ikihabwa intebe. Yabasezeranyije abisiramu ati ntimureko ngiye kwakura muri Egiputa. Ntimubireba. Singiza amatelefone bitwa tuyacigatiye. Kujya kubona ukuntu wavuga ukabona umuntu akoresha idolari utarunarizi. Urambaye urari. Yarababwiye ati ntimureba mumaze igihe kinini muri Egiputa. Gutaka kwanyu mwatatse ndabumva. Ariko mbagirira impuhwe. Ariko ni mumara kurya mu gahaga. Yarabaha umukoro ukomeye cyane. Kukiriya jambo yararivuze se. Niko aboneka ko imbere bazarya bagahaga. Abatipi ni ukuri kwibera ishusho y'ugiye mu papa. Irakugaburira. Shusho y'ugiye mufite ikinyabupfura. Ntiwiruka ngo kwasabe ngo niho ngo wakore. Ngo kwanaka ngo yamacana ko Imana wayivuze neza. Wayivuze neza ra. Wabanye nayo. Ntukore nkuko abandi bakoze. Tuka mu gitondo ujya gushaka amavuta n'icyo abantu. Imbaraga zawe zigushiremo. Tuwice nawo ndurya ritere, ntuwice nawo ndurya inkoko n'ibiki byose. Ukaguma uko wahamagaye ugasenga Imana ukayumva. Yakuzamara. Ikindi y'Imana twakuri ireba amashuri, ireba imiryango. Upfa kwa gusuyuba irakubahisha. Nese uzafata umwanya w'amagambo. Ufata umwanya kurirwa muri ucatinga nk'amagambo y'indaya. Mbona wese kutubwira ati aho kugira ngo uvuge umuntu niba Yesu yaragushira basi wavuze n'ibirenge bye byonyine ukavuga kuntu bamuteye isima byonyine ko bihagije. Urinde wavuga umuntu mugenzi muri social media. Ariko arimo abantu batazi. Uravuga umuntu kandi uwo muntu uvuga uri muri mutaranga ku isi hose. Ntabwo ari uwo muntu muri kuganira ahubwo urabwira isi yose. Kandi ntabwo isi yose ikeneye uwo muntu, ikeneye ijambo ry'Imana.
abapa mu bantu batumye Claude nsenga mu bantu batumye ngira amavuta mu bantu batumye nsenga mu bantu batumye ngira no ku rwego uriya mutipe arimo Claude kubera umuntu ashobora kubaza azi ko aje kuguhemukira kukwangiza aba rero ba Claude bazagumaho bazahoraho kugira ngo uri maso arushaho gusenga ubwe niki isi yo yamuzanye buryo umuntu w'umugore yaguye kuvuga Claude se mubwiye yataye abagore n'abana ishuri ayo namarira yaba barize reka muziko hari abantu bashike kubera bagenda nibica muke kubera ubuhimu bahimutse bikabagenda mu bitugu ntibagira amahoro asubira bari mu nzoga mu nzoga noneho satani agahita akwasamira satani agahita agira gute akwasamira ukabigica muke ukumva ntukeneye guhugura ukumva nta gukeneye kumva ko wabaye igica muke urumva Imana yari yambwira ngo nturi abagore bose kandi koko abagore bose udatuye n'ubwibonera aza kuri kamera gaterwa n'ubwibone uzi ubwenge akavuga ati dore uko ameze irambwira ngo abagore bose bagiye kuva mbakuyeho ndabamanuye hari abandi banyubashye ngiye kuzamura mu kindi kirere nabo nibatanywa nawe izabamanura kandi Imana mukinigira papa mu kazi kawe korera Yesu neza urebwe n'umuntu umwe cyangwa babiri ngo Dawidi yaragambira ngo ntabwo nzemburisha ibyo kurya by'ibwami aba ngo mushaka mushyire mu itano mushaka mukora ibyo ariko jewe uzi ko uteka wanjye hafi njye mbona ari abantu aho bashaka kwizamura aho gutegeza ngo zamurwe n'Imana ahubwo bashaka kuzamurwa n'akanwa ke nimvuga runaka ndamuzamukiraho urumva ngiraho nifuza kugera ugasanga umuntu ahubwo araharanira kwizamura aho gutegereza kuzamurwa n'Imana ye mu bantu bahangana na Claude sinabo ntago cyo gushaka guseba umuntu uvuga ngo murazi mu bantu ushaka guhangana na Claude cyo gushaka guseba utegeze ngo Claude yasebye ni mutesi wasebye Claude yasebye gikize Claude afite umugore yinji aramugaburira aragira gute uwo urajya kumuseba Claude nabo yasebye iki kwa barangije guseba igisoso barakigize aruzi ko abantu baje boherejwe na Satani ari bari kuri misiyo so gusenya ingo zandi umuntu akakoresha uti ugashita ku rwego rwawe yarushenya kafite umwuka utamaso rukabiranduka bikarangira bikagenda agasiga aho ageze mu gashwana mwakundana iyo rero utari maso demon irinje buriya nasanze kubana n'Imana papa nkugende n'ibiguruka ntubona umuntu yari kansera gusizeyo yarageze hariya ngo wumve ko yagusize nuramuka Imana igufasha ukuboko gusa umunsi umwe gusa izakwambutsa urenge wawe izakwambutsa umurenga cyo no kuri je najya mushomida ati wowe rega we ntago twagwaga tuti we ntago uvuga abantu we ntago ugira gute navuga ntago navuga mbavugira iki singe ndavuga muri iki ndavuga Yesu wangiriye neza kwa ntajya kuri social media yawe ngo mvuge ntacyo bintwaye Imana umunsi umwe yagenda ikarotesha umuntu akazansanga urumva kurinda imbaraga kugira imbaraga zo mu misi n'izikindi igituma batarenze imbaraga basonyemo amagambo imbaraga zarashize bari kugicano bambara umwenda umwe bahinduranyije birarangira biga kurya inkoko batarayiryaga biga kwicara mu tubari batarafite na bitanu byo kugira ngo bicane mu tubari hari undi rero uri mu ishyamba Dawidi Imana igiye gukura mu ishyamba barahari papa harabari bashonje barihangana si ngombwa ko usana runaka si ngombwa kuvuga nka runaka si ngombwa ko ibyo ibikorwa byawe bisa nka runaka no gishinamo witeka jamara ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa ko kandi urugishwa n'iki imbaraga Yesu ashimwe cyane turabakangurira kugishinamo witeka mwikora amakosa kubera ko mutagishije inama nimukora ibyiza ibihe byo kubahindura ibihe bihinduye abantu bihe bitumye abantu biyambura umwenda w'icyaricyo ibihe bitumye abantu bihuta cyane reka nkubwire aho uzihuta utazafashwe no kuboko n'uwiteka ngo hakugeze ntaho uzagera niwe wihuta kubera amafaranga ufite amafaranga azashira ugaruke niwe wihuta kubera inshuti ufite inshuti zizahinduka ariko haleluya nukomeza urugendo Kristo muri kumwe uzagera kure aho azakugeza nta muntu uzahakumanura kuko ari uwiteka uzaba wahagushize ndavugana n'umuntu ufite ibibazo n'intambara ihanganira ibihe
hari nyiri ibihu bigena, hari nyiri ibihu uri hejuru y'ibihe. Ihanganira ubwo bukene bwita umuhemuka. Ihanganira ubwo bukene bwita umubika ikinyoma. Ihanganira ubukene, ubukene bujya burangira, ubutindi bukarangira, inzara ikarangira, kwambara ubusa bikarangira, ubukonde bukarangira. Buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Mugumuko mwahamagawe. Ndavugana n'abasirikare bahamagawe ku rugamba, aribo bakozi b'Imana ntinze gutinda, nta shaka gutindaho. Abera bagaburi ibyera by'Imana. Bibiliya tubira ngo turabami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Ubwo uri umwami n'umutambyi mu bwami bw'Imana, icyakunanira ni iki? Ubwo ndi umwami n'umutambyi mu bwami bw'Imana, icyo nabura n'Uwiteka bosi wanjye ni iki? Biravuga ngo muri mukifatanya n'abici gihe, umuri ibyayizungura ngo nimujya mugendana nabo, ariko ngo ntimukagende nkabo. Ngo mujye muvugana, ariko ntukavuge nkabo. Ni mwitandukanye n'icyaha n'igisa nacyo, mwitandukanye, mureke kwifata uko mutari. Nibura umukozi w'Imana, umukozi w'Imana wuzuye. Hari ibintu biranga umukozi w'Imana, nkuko hari ibiranga umusirikare w'igihugu. Buri gihugu cyose kigira amategeko kigendera, kigira amahame cyangwa kigira aho kitarengwa, ni gutyo bubaka. Nawe mu bwami bw'Imana ukoramo bwubatse gute? Dore ikituyobora ni ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana, rizakuyobora pe, rizakuyobora mu gihe ugeze mu mwijima, mu gihe inzira zibuze, mu gihe ibintu bikomeye. Imana izabana nawe. Naho ibindi byose Uwiteka arabifite, azakugirira neza. Dawidi yaratsinze, atsinda Abafilisitiya, abantu baratangara. Ntabwo bigeze bashizwe umanutse hasi ukomeza wasome, kubwo igihe dufite dusoma bike. Nabwo barakomeza baraza. Dawidi nawe yongera kujya kugisha inama Uwiteka, hamubwira ati humura ukomere ndabigenza gutya. Ni wumva umuriri w'abasirikare uvuze, umenye ko ari njye Uwiteka uhatamutse, uhita ukomeza ugende. Igihe cyose wagishije inama Uwiteka ikubwira amabanga, yakubwira ngo ceceka udakwiye guceceka. We uzi ko Imana ikubwira, swari igihe Imana ikubwira ngo wivuga kandi wari ufite icyo kuvuga. Kwa ko irimo irabona nuramukuvuze muri urwo rugamba uratsindwa. Ariko kuko wumviye Imana, Imana ikabana nawe, Imana ikakurwanirira, Imana ikagutsindira. N'Uwiteka Imana nyiringabo arashoboye, ntabwo ajya ahemuka. Umwiringire gusa, umukunde, umusenga ku manywa na nijoro, umuhamagare, usenye ibihome, uhamagara ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Ureke izo ntambara Yesu azirwana, azakurwanirira. Uzaryama usinzire wizigura, uzabona ibihembo by'agakiza, niko birivuga. Uzabona ko Uwiteka agira neza. Gisha inama Uwiteka mu byo ugiye gukora, mu byo ugiye kuvuga, mu byo ugambiriye gukora, ugisha inama Uwiteka Imana nyiringabo. Haleluya. Reka dusomeza buri ya 5 murongo nawo n'uwa 5. Abangu kuko utari Imana y'intambira kibi, munyangeso mbi ntazaba iwawe. Kuko Imana yacu atari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntabwo azaba kuwiteka. Imana yacu ni Imana itari intambira kibi. Imana yacu nta kosa igira. Umunyangeso mbi ntabwo azaba kuwiteka. Abantu mwimitse ingeso mbi, abantu mwimitse ibinyoma, abantu mwimitse mwifashe uko mutari, ni mwifata uko muri, ni muce bugufi icyoro kibi cy'Imana. Umunyangeso mbi ntabwo azaba imbere y'Imana, ntabwo ari umeze gutya. N'ufite ingeso mbi, nuwanze kwihana, nuwanze kurekura, gira ibyo urekura. Rekura ubwo kubeshya, rekura ubwo bwibone, rekura ubwo butindi buri mu mutima. Rekura. Imana ibane nawe, Imana igushyigikire, Imana ikurwanirire, Imana igutsindire, Imana ikuneshereze,
Imana ikurwanirire. Ema ya sibonema. Imana igirwana igatsinda. Umunyangeso mbi ntabwo azaba mu gihugu cyo mu ijuru. Tugiye gusenga Imana. Imana yacu si intambira kibi, ni Imana nziza, ni Imana y'urukundo, ni Imana ishoboye, Imana iragabura. Nje kukubwira uneze amatwi, wigira ubwoba bw'ibihe, hari nyiribihe. Humura yewe, rashaka ari uburwayi ufite, ubwo burwayi Imana igize ikabukiza. Ubwananiye abaganga, abadogiteri bakomeye, inzubere bijya binaniranya, ariko wagira kuri Yesu akakuruhura, akagukiza, akaguha amahoro utahabwa n'amafaranga, akaguha icyubahiro utahabwa n'amashuri wize, akaguha agaciro utahabwa n'inshuti n'abavandimwe, ahubwo kuko wubashye Imana ikaza ikaguha icyubahiro. Haleluya. Iyo twizeye ni inyembaraga, iyo twizeye irashoboye, iyo twizeye irakora, iyo twizeye iratabara, iyo twizeye ntabwo ihemuka. Haleluya. Imana yacu ntabwo ari Imana y'intambira kibi. Umunyangeso mbi ntabwo azaba kuwiteka, ariko umunyengeso nziza ni karibu kwa Yesu. Dukizwe neza. Ambara umwenda umwe wihangane, uvuge ngo nubwo nambaye umwenda umwe kakorera Imana, hihangana, ejo nzambara. Imana ihimbazwe. Amen. Haleluya. Si ngombwa. Korera Imana izaguha umugisha. Gumuko wahamagawe. Niba urahamagawe usenga, wiva ku gicaniro. Nuba ku gicaniro uzapfa. Niho uzavuga menshi ukisenya. Guma ku gicaniro, gumuko wahamagawe. Ugukeneye ntabwo usanga aho wihindurwa n'ibihe. Tubonye ibihe bihindura abantu kandi bitari bikwiye. Tubonye abantu bamwarwa batari bakwiye kumwarwa. Tubonye abantu babura ijambo batari bakwiye kubura ijambo, kubera ko bavuye ku gicaniro. Dawidi yubaha Imana, havuga ati nubwo hari Abafilisitiya, genda umwami nagategetse igihugu cyanjye cyose, nagategetse abaturage bakaza bakarwa n'Abafilisitiya, nagategetse abasirikare, ariko byose ntacyo byamarira, ntagishije inama Uwiteka. Mugisha inama Uwiteka. Mama, bamama uwari we, bumubyeyi ugisha inama Uwiteka. Gumana n'Imana yawe. Haleluya. Gumana n'Imana yawe. Higira umuntu uguhindura, higira umuntu ugukura mu kwaha kw'Imana. Uko numva mu kwaha kw'Imana usibye kwicwa n'ibitotsi by'umurwa, nta kindi kintu uzakora. Papa, gumuko wahamagawe. Niba warahamagawe usenga, uri ku gicaniro, hari ibyo wavuganye n'Imana, hari ibyo Imana yakoze, hari n'ibyo izakora. Haleluya. Dufite aho tuzi twavuye, dufite aho tuzi tugeze, dufite naho tuzi Imana izatugeza nidukomeza kuyubaha. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Kwihuta cyane siko kugerayo. Turakwihuta cyane, hari kuwahaguruka mu minota 5 akagutanga kugerayo. Akazi bagashoje. Tubonye abantu biga ingendo z'abandi, abantu bavuze uko nkuko abandi bavuze, abantu bakoze nkuko abandi bakoze, uri muri besha cyane. Gisha inama Uwiteka. Tugiye gusenga Imana. Hari amakosa menshi wakoze kubera kutagishije inama Uwiteka. Wahuye n'intambara. Njya mvuga ngo urugamba nge ntizaniye Yesu azarurwana, ariko urwa nizaniye biragoye kugira ngo nzarutsinde. Ukanakora akazi ariko kuko habaho kwiga ukajya mu ishuri, kandi ishuri wishizemo kugira ngo uzarivemo birakomeye. Ariko ishuri umwanzi yaza akagushyiramo akavuga ngo ni ishuri. Niba ari Satani yaraje uzasenga ibicaniro bisenyuke bya Satani uvemo weme. Niba ari ishuri Uwiteka yagushyizemo ashaka kugira ngo wige, uziga kandi Uwiteka azabigukuramo neza udasebye. Tugiye gusenga Imana. Wari wihebye, wari wiganyiriye, wari ufite intambara nyinshi, ariko ndagukomeje mu izina rya Yesu. Uburwayi bwari bukuzengeje, humure mu ijuru hari Imana ikiza. Wabuze ijambo utarukuye kuri buri humure utuze umutima. Hari igihe ibihe bikwambura ijambo wari urifite, ariko kandi ibihe byagaruka bikaguha ijambo. Yesu ashimwe cyane.
mama hari amakosa menshi wakoze ko kutagishina mu Uwiteka ariko ukimara kumvira ijambo ugishina mu Uwiteka papa hari amakosa menshi wakoze kutagishina mu Uwiteka ariko gwariza usana uyu muntu tugishina mu Uwiteka kuko Imana irashoboye Imana irakora Imana ntihemuka Imana ntihinduka Imana ntinanirwa Imana ntiyinuba ntibura uko bigenza irashoboye kandi Imana irakora Imana irakora Imana iratabara ntabwo Imana ihemuka ntabwo Imana ihinduka ntabwo Imana ibura uko bigenza tugiye gusenga Imana wari wihebye wari wiganyiriye ufite intambara n'umubabaro humutuza umutima mw'ijuru hari Imana iyabanye na Dawidi kamubwira ngo nukuri Dawidi nguha Abafilistiya ndabakugabije genda ubanesha uko ari Uwiteka ubivuze ibindi byose ntabwo byananira Imana ne hari Abafilistiya ugomba kwica ico Mufilistiya w'inzara ku buzima bwa ico Mufilistiya w'amagambo gira Umufilistiya muri wese agira Umufilistiya we ku giti cye ariko Mufilistiya apfe mu izina rya Yesu haleluya uwo Mufilistiya apfe ukubujije amahoro utuma utagira muri Kanani tumutinjira mu masezerano haguruka musenge abantu barasinziriye ibitotsi by'umuruho abantu bararota inzozi mbi kubera iki kuko udasenga abantu babaye mu butindi abantu bagenze nk'abaswa kandi batari bakwiye kuba baswa ariko imusaguruka usenge Mana yacu mu izina rya Yesu haleluya Imana yo kwizerwa no kwiringira Imana ifite ubushobozi n'ubutware Imana twahamagaye iratwiyereka Imana twatabaje iradutabara Imana yacinzira tuyitabaje twarakubonye turabagaho kuguhamya ugira neza bugaca bukira ukiza uburwayi uhumura impumyi utanga ibiragi kuvuga uhagurutsa abantu ukura abantu ku cyavu ukabaha ijambo iyo umuntu yagukoreye umuha icubahiro ukamuha ubukire ukamuzamura ukamwagura twarabibonye ntabwo uhemuka ntabwo waduhemukiye mu izina rya Yesu sabiye ubwoko bwawe utari wakumenya reka kumenye kukugira neza ufite inyota n'inzara reka umuhaze mu izina rya Yesu oh haleluya 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 Yesu Mana ongera ubwoko bwawe ongera ubwomore ongera uhishe ubwoko bwawe hari abamanitse amaboko batsinzwe hari abakoze amakosa uko batakugishije inama hari ababuze mu gihe batari bakwiye kuvuga mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye mwana ongera ubagarukeho ongera uhembura ubwoko bwawe mu izina rya Yesu dusengeye abarwayi mwana twarakubonye turwaza abaganga batubwira ko byanze bitazemera ariko tukugeza imbere uraturuhura rabisha ema hene kudema urabakiza mu izina rya Yesu Kristo ibyananiye abana b'abantu ibyananiye abagute n'inzobe reka ubakize mu izina rya Yesu baragasa wese igaragare usenge buri muntu wese mwami Imana isira ijambo reka rizamuhembure ugende ubaka ingo zari zisenyutse ugende utange guhuza ko abantu batari bahuje kandi abantu bemeranywe abantu basubire kubicaniro caniro byazimye byongere byake mu mbaraga z'umwuka wera ababusa imbaraga bongere mwami Imana babona imbaraga abagoshwe imisatsi bongere mwami Imana imisatsi mere izo mbaraga zose zari saragiye zongere zigaruka ku bantu bawe Uwiteka dusenye igihugu cyacu n'abayobozi bacu abatwari n'abami turabasengeye kundi kujambo rivuga ngo dusengere abami n'abatwari turabasengeye reka ubaha amahoro kandi Uwiteka Imana nyir'ingabo uburinzi bwawe kuzima bwa dusenye inshuti zacu hirya no hino ibihugu bitandukanye bagirire neza isi yose wamamare mwana wamamare kandi urinde ba Dawidi uhagurukije kugira ngo ubwami bwawe bwamamare mu mbaraga z'umwuka wera urakoze kuri kumwe natwe kandi nyuma y'iri jambo uzaryumva wese nzi neza ko azahembuka kandi nzi neza ko mwami amashimwe azaboneka mu mbaraga z'umwuka wera amen nimero telefone ni 0783 78 Imana ibamugisha